Reka mbaramutse kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Umugisha uva ku Mana Data wa twese ubane namwe mwese. Amen. Nejejwe no kubasangiza amateka nk'aya meza, wumva ugasesura umeza, ishavu n'ibyishimo bigahura. Mbese wigeze ugera mu bihe nk'ibi, aho ishavu n'ibyishimo bihura? Icara utega amatwi nkubwire inkuru ibabaje kandi ishimishije y'amateka yabayeho, true story. Nta yandi nayerekeranye n'indirimbo ya 34 mu ndirimbo z'ikinyarwanda, ikaba indirimbo ya 530 mu z'icyongereza mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Uyu si uwundi tugiye kuganiraho, ni Horatio Spafford. Horatio Spafford yaramye imyaka 60 uhereye mu mwaka w'1828 ageza mu mwaka w'1888. Horatio yari umunyamategeko, akaba umukire cyane. Yari umucuruzi wikorera mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari afite umuryango w'abantu 5, abakobwa 4 n'umusore umwe. Yari umukristo kandi akaba umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana. Dore uko ibigeragezo bye byatangiye. Ubu yahuye n'ingorane zikomeye cyane, ariko ntiyanamutse ku Mana. Uyu mugabo w'agatangaza Satani ntiyamunezererewe, ahubwo yatangiye ni ruto ahereye ku mwana w'umuhungu yakundaga, amukorera nk'ibyo yakoreye Ayubu tubona muri Bibiliya. Mu mwaka w'1870 yabuze umwana w'umuhungu, apfa yishwe n'uburwayi bwitwa scarlet fever buterwa n'udukoko cyangwa se bacteria. Mu gihe bari bakiri muri ako kababaro k'umwana wabo w'umuhungu bakundaga, ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1871 hari ku cyumweru ku isaha ya 3 z'ijoro, inkongi y'umuriro yahawe izina ryitiriwe inkongi ya Chicago, Great Chicago Fire. Bivuga ko watejwe n'inka yahitanye itara ry'amavuta ryari mu kiraro, nuko inkongi igatangira ubwo. Uyu muriro wahitanye abagera kuri 300 kandi ukongora agace kose kegeranye nabo, ahagera ku burebure bwa kilometero 9, kandi usiga abantu bagera ku 100,000 batagira aho bikinga umusaya. Uyu muriro nkubutse ko wakongoye uhereye aho watangiriye uburebure bwa kilometero 9, nta cyahasigaye rwose. Kandi muri iyo nkongi y'umuriro Horatio Spafford yahishirijemo cyangwa se yaburiyemo umutungo we wose, kuko hafi umutungo we wose yari yarawushoye ahangaha muri Chicago. Akigerageza kongera kwiyandayanda ngo akomeze ubucuruzi bwe rwose, yaratangiye gusa naho yiyubaka, yahuye n'ikindi kigeragezo gikomeye cyane mu buzima bwe. Habaho impanuka ry'ubukungu rikomeye cyane aha muri Chicago. Iri ni ryabaye mu mwaka w'1873 ndetse biragenda bigera mu mwaka w'1879. Izi zari ingaruka zatewe na wa muriro witiriwe Chicago wo mu mwaka w'1871. Bivuye kuri ibyo bigeragezo byose, umuryango we wahuye nabyo, cyane cyane umugore we byakozeho cyane mu buryo bukomeye. Horatio n'umuryango we bapanze urugendo rw'ikiruhuko cy'umuryango kubw'ibyo bari bamaze igihe banyuramo kugira ngo babyiyibagize. Ahitamo kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, aho bagombaga gusanga inshuti zabo arizo Moody na Senke bariyo mu rugendo rw'ibwirizabutumwa. Mbere gato yuko we n'umuryango we bahaguruka, hari utubazo mu bucuruzi bwe twabayemo. Utwo yagombaga kubanza kudukemura, kandi igihe cy'urugendo cyari cyegereje rwose. Nuko bimusaba kubanza kohereza umuryango we mbere akazagenda awusangayo. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1873, umuryango we urimo umugore we n'abana be 4 bari barasigaye batangiye urugendo ruva New York baca mu Bufaransa mu bwato bwitwa Ville du Havre. Ku
ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1873 ku gihe cy'isaa 8 z'ijoro, hashize icyumweru kimwe batangiye urugendo mu nyanja nini ya Atlantique mu bwato barimo Ville du Havre. Hari ubundi bwato bwitwa Lockyer bwari buturutse mu Burayi, kandi yaba ubu bwato Ville du Havre na Lockyer bwose bwari ku muvuduko ukomeye. Nk'uko mubizi, biragoye gukikira uri mu mazi mu nyanja nini nka Atlantique. Ibyo Madamu Stafford akimara kubibona, yegeranyije abana be ari bo Maggie, Bessie, Tanetta na Margaret. Barapfukama basaba Imana kubarokora, kuko byagaragaraga yuko ubwato bwari ku muvuduko ukomeye cyane, kandi hari ubundi bwato bwari bubaturutse imbere. Mu gihe kitarenze iminota 12 gusa, ubwato bwabo bwasekuranye n'ubwavuye i Buraya, Lockyer. Nuko buraruhama rwose. Abagera kuri 226 kuri 313 bwari butwaye barapfuye, babura ubuzima bwabo. Aha harimo n'abakobwa 4 ba Spafford Horatio. Hakurya hari abandi bantu bari mu bwato, akato gatoya cyane. Babonye ibibaye, baza berekeraho impanuka yabereye. Babona umugore ukiri muzima, ariko wuriye igisate cyari cyacitse ku bwato, atabaza asaba ubutabazi, asaba ubufasha. Uyu nta wundi yari Anna, umugore wa Spafford Horatio. Maze ako kanya baramurokora, bamushyira mu kato bari barimo. Hanyuma batumiza ubwato bunini buza kubafata. Nyuma umugore yohereje umugabo we telegram, ubutumwa bugufi, irimo amagambo make cyane avuga ngo saved alone, bivuga ngo ninjye warokotse njyenyine. Akimara kubona ubu butumwa, Spafford nta gushidikanya yahise akatisha itike ngo asange umugore we mu Bwongereza. Gusa ijambo ryatangiye ubuhamya na kapiteni w'ubu bwato Spafford yari arimo, nuko yavuze ngo Imana yampaye abana, none irabisubije. Gusa umunsi umwe nzamenya impamvu zabyo. Bakomeza urugendo. Bageze imbere hafi y'aho impanuka yahitanye abana be yabereye, kapiteni w'ubwato yabwiye Spafford ati, nyakubahwa Spafford Horatio, tugeze aho umuryango wawe, abakobwa bawe baruhukiye, naho impanuka yabereye. Maze Spafford yuzuwe n'ibyishimo n'umunezero mwinshi, ariko bivanze n'amarira n'agahinda, aravuga ati, nubwo ubutunzi bwanjye bwose bwashira, mfite umunezero mwinshi kuko nkizera Yesu. Ayo niyo magambo Horatio yavuze nyuma yo kwakira inkuru y'akababaro mu butumwa bwavuye ku mugore we bugira buti saved alone, ninjye warokotse njyenyine. Nuko mu mvange y'ibyishimo bivanze n'amarira, yihutira kujya kureba mu kabati ke, akuramo urupapuro n'ikaramu, atangira gushishimura, atangira kwandika amagambo yari amujemo ako kanya kubw'iyo nkuru yari yumvise. Ati, nimbona amahoro yomboka nk'uruzi, naho naba afite ishavu ukumva kose, njya nkunda kuvuga nti nguwe neza mu mutima, ni neza, ndatuje ko nguwe neza mu mutima. Spafford bakomeje urugendo, bagarutse muri Chicago. Inshuti zaje kubakomeza no kubahumuriza, kandi muri zo harimo Philip Bliss. Philip Bliss amaze kubona amagambo yanditswe na Spafford, aramunezeza cyane. Nuko yari umuhanga mu bijyanye n'amajwi n'indirimbo. Ayo magambo arayitegereza, nimbona amahoro yomboka nk'uruzi, ayishakira ijwi niyo yimwumva.
n'iriya ndirimbo muhora mubona ifasha abantu mu bihe ibitangiye ubwo, kandi ifasha benshi muri uru rugendo rw'ibyamwuka. Nanjye ndimo, nawe urimo. Nibaza ko wakubaza ngo ni izihe nshuro uyiririmbye, ni inshuro zingahe wayiririmbye mu bihe byawe, ntabwo wazimenya. None niki wahuye nacyo mu rugendo cyatumye ucika intege? Wabuze iki cy'agaciro cyaguteye kwiheba mu buryo bukomeye? Umutungo, ubukene, wahuye n'abakwanze? Komera, shikama. Burya hari benshi banyuze mu bikomeye ariko bakomeza kunamba ku Mana. Ndizera ntashidikanya ko iyi nkuru hari ikigufasha muri uru rugendo rw'ibyamwuka. Ntubyihererane mu gihe wumva hari aho igukoze. Yisangize benshi bashoboka, kandi ngusabe gukora icyo usabwa kugira ngo hamwe n'izindi nkuru zizagiye zikugeraho byihuse. Njye wakwegereranyije ibi kandi wabushyiriyemo ijwi ni Philbert. Kugira ngo tubone aya makuru twifashishije urubuga rwo kuri internet rwa 7T7. Mugire ibihe byiza. Tubifurije amahoro y'Imana n'imigisha iva kuri yo. Amen.